Ndabasubije abakunzi ba Penny Glass TV. Wow. Welcome. Abantu bashyashya. Ndabasubije abantu mugeze kuri video yanjye gesa kupitana n'umuceri umeze gutya. So, ni n'umuceri w'ipirawu udahenze umva. Ndaje mbabarira amafaranga yabo. So, hano rero natetse ipirawu yoroshye. Abantu mukunda ipirawu dore n'inyama byanye. Abantu mukunda kujya kuvumba ipirawu, muzongera kujya kuvumba ipirawu. Ipirawu wayiteka buri munsi ntihenze. Nzi neza ko benshi barya ipirawu, barya umuceri kenshi mu cyumweru. So niba ukunda ipirawu rero reka mbaye kurya uzayihaga. Hano rero nifitiye n'agasalade kanjye. Mpora mbabwira muri twige kurya neza twibereye mu rugo. Ese iryo jambo muraryumva? Abantu mukunda kujya kurya mu baturanyi mukumva ibiryo byabo biraryoshye mukibaza ibyanyu impamvu bitaryoha. Mwige kurya neza mwibereye mu rugo. Hano rero twatangiye. So mfashe amavuta. Ipirawu isaba amavuta yumvikana. Nimwibaza impamvu nashyizeho amavuta. Ngiye guteka ikiro cy'umuceri. Hanyuma duteke ipirawu my friend. Tugiye guteka ipirawu. Hano mfashe so rero hano shyizemo amavuta. Murabona amavuta aragaragara. Ipirawu ni amavuta, isaba amavuta yumvikana. So ariko yumvikana. Sinavanga nashyizemo ibiko bingahe da I don't know. Gusa amavuta murabona ko aragaragara. Ipirawu ni kwimera. So nshyizemo igitunguru. Nshyizemo igitunguru dutoya. Yego. Hanyuma ndavanga nshyizemo na tungurusumu nasekuye. Hanyuma ndavanga neza mbireke bishe. Se nkitangiye gushiriramo ko ntabwo ushaka igitunguru kiza kugaragaramo. Ipirawu ibona ari ipirawu nta bintu byinshi ntabigaragara. Hanyuma nindangiza shyiremo ibindi hano ndareka tungurusumu bibanze bishe. Ubundi mukurikire niba ushaka guteka ipirawu itaguhenze. So hano nafashe igitunguru bibiri by'ijana. Ibitunguru bireze cyangwa se igitunguru cy'ijana bitewe n'aho uri. Gusa igitunguru kinini mfata tungurusumu. Tungurusumu ni izangahera hano yanjye. Reka tubare za magana abiri kuko nazo si nkeya si nyinshi nako. Tungurusumu duke twaruduhete nka tungahera nka dutanu. Ndatekereza tutajya munsi ya magana abiri tungurusumu. Ko nabaye magana atatu mfata pirawu masara. Pirawu masara nakoresheje yindi yo mu dushashi. Mfite n'ayindi yo mu gacupa ariko nakoresheje yo mu dushashi. Imwe kamwe kagura ijana rimwe. Nakoresheje tubiri. Ubwo si magana abiri abaye magana atanu. Amafaranga magana atanu niyo ngiye gutekesha ipirawu. Nta nyama na other thing. Hanyuma nkoresha na simba curry powder simba mbiri nayo y'ijana. Amafaranga magana atanu agiye kudutekera ipirawu. Ntituzongere gusubira kurya ipirawu mu gasozi never mind. So hanyuma nkoresha na hakindi. Aha rero nafashe umuceri ndawuronga neza. Umuceri ni umuceri nsanga ngwe ni mu Tanzania. Nababwiye ko nta bintu byo kujya kwipasa muremure. Nta bintu byo kujya kwipasa muremure. Ndakoresha ibyo mfite. Cyo kuvuga ngo umuceri ngo mwiza mu Tanzania so si mwiza. Nushaka uzakoreshe. Gusa wowe undi utemawe biya ngo ni ikigori ngo ni Bugarama sinzi ko bayita. Ariko uzakoresha umuceri wo rose ufite uteke neza bizakunda. Atariko atari wa muceri saya wari wose ngira ngo na Pakistan byakunda. Don't worry uzakora ibintu nk'umuntu wizeye. Hanyuma nafashe umuceri ni kilo kimwe. Nicyo ngiye guteka bitewe n'abantu ufite. Nakoresha amafaranga magana atandatu. Shyiramo wa muceri. Umuceri rero kubera ko byiza kurya ko kugabanya nabanje ndawurunga nawuteguye kare. Ndawutoranya ndawuronga. Ndangije kuronga ubundi ndawanika ndawureka urumuka. Nawe uretse urumuka. Umuceri wanjye mu Tanzania niwo narisanzwe mfite mu nzu nawo naguze. So reka tubare ko wawuguze mu Tanzania ugura ngahera ntago mbizi.
so ntabwo nzi kugira ukuntu ugura, ariko ndatekereza hano nta mafaranga 2000 arenga. Sinzi niba umutanzaniya ugura ngahe, niba ari 2, niba ari 5, I don't know. Gusa reka tubare ko wenda nk'icyatanu. Simbizi umutanzaniya mwiza. Birashize. Nta mahuri. Aho rwose naba ntubuye. So, poza ko waguze Pakistan irenze 5. Kongeraho biriya 600, 2,100 tugiye kurya ipirawu. Umva iyi ni ipirawu pe. Ibirungo bya 600 wandiraho. Bifite umuceri wawe cyangwa se nawe ukawugura. So hano rero ndavanga maje gushyiramo ya simba mbiri kumwe na pirawu masara. Pirawu masara nuye mu mashashi y'udushashi 2 only. Nitwo ndakoresha. Hanyuma shyizemo umuceri ndawugaragura neza. Hano rero shyizemo na magi 2 z'ijana, ubwo bimaje kuba 800 ku birungo, sibyo? Reka tubare apepre 1000 n'ikindi kintu washaka gushyiramo. So hano rero kugira ngo ube nka wa wundi wo mu inyama, washyiramo na soya sauce dark. Gusa je nayo nari mfite nasanzwe bashize, ariko ntibimbuza kurya ipirawu nubwo utaraza uri dark neza, ariko ndagira ngo mbabwire ko ni ipirawu. Hari n'abatarya soya sauce. Soya sauce suppose ko utayirya, ariko ntabwo bimbuza kurya ipirawu ngo nuko ngo nabuze soya sauce. Soya sauce nakindi ni uguhindura color kaba tunwa tu chocolate, ariko si ngombwa mu kanwa. Ikizima nuko urya ipirawu. Hano rero ipirawu yanjye namaje kwikaranga. Hanyuma ipirawu ntabwo wayitekesha amazi akonje mw'abantu mwe. Ikindi cyo murabona ko nafite amazi hano mbere teremusi. Hanyuma tuzi neza ko mu gikombe cy'umuceri hajyamo ibikombe 3 by'amazi. Hano rero ni ibikombe 2 by'umuceri, si kilo birabyinusu. Kizemo ibikombe 5, nagabanyije igikombe kimwe. So impamvu ipirawu igomba gushya itandukanye, nashyizemo 5, ariko numara gushya nshobora gushyira n'ikindi tuzi, ariko si ngombwa. Hanyuma rero hano shyizemo amazi, ngiye gushyiramo umunyu, nashyizemo na magi 2. Nababwiye ngo ufite soya sauce washyiramo nk'ikiko kimwe cyangwa 2, bihinduka noneho tu dark, nyine dark nka soya sauce, ku buryo noneho ubona ko ari ipirawu ya nyayo. So hano nta nyama twakoresheje, sina ngombwa. Ushatse wagira niba ukunda ipirawu wajya uteka ipirawu gutya uko utetse umuceri, si ngombwa inyama. Washatse warishya ku bishyimbo, warishya ku gishaka, cyangwa se ukayirya. Iyi ni ya pirawu barya n'intoki ukumva iyi rero ni pirawu. Abantu mukunda ipirawu muhora mujya kuvumba ipirawu mu basilamu, mugerageze namwe kwiga kuyitekera. Iyi se murabona hari amafaranga itwara, nukuri nta mafaranga itwara. So niyo mpamvu cyo tukonseye kuba wayigura nawe ukaba wayiteka iwawe, nta birenze. Yego wabikora. Hano rero imaze gushya ubona igiye gukama, ukuraho amakara ukagabanya amakara hasi kugira ngo idashirira, ukayashyira hejuru y'umufuniko. Ibi nibyo nakoze aha ngaha, ngira ngo murimo murabibona. Umuriro mwinshi ukawushyira hejuru, ariko hagati aho ngaho gushyira amakara hejuru. Imbere ushobora gufata ishashi cyangwa se igipapuro cyangwa se envelope yindi ivamo izino badupfunyikiraho umugati, envelope ya shokora, ukayiramburamo. Ubundi urabanza ukumva ko hejuru meze, hanyuma ukaminjiraho utuzi. Murabona nibyo ndi kubereka hano. Iyi ni envelope nashyizeho, hanyuma nsa nk'uminjiraho utuzi kugira ngo ukame neza, wirinde gushirira. Hanyuma ngiye gupfundikizaho umuriro hejuru, umuceri ushye neza kuko usa nk'uwahiye hejuru rero. Kandi mwonye ko nawuhaye amazi atari menshi. Ore yo gushyiramo ibikombe 6 bisanzwe, mu cyenda nashyizemo ibikombe 5, ariko ucungera hafi. Ipirawu ni nk'umwana, ugomba kumucungira hafi kugira ngo idashirira. So rero hano murabona neza ko umaje gushya noneho. Wahiye neza, urabona ko wafashe no ku gipapuro hejuru hasi. Umva uri guhumura nk'ipirawu bisanzwe. So icyo kitarimo ni inyama. Si ngombwa ari inyama mukunda ipirawu ndanyombere kuko ushaka kurya ipirawu wayitekeye. Ushatse uyirya buri munsi rwose nta birenze. Nababwiye ngo wakoresha na cya kirungo gisanzwe. Mfite na ya pirawu masara yindi, ariko iyi pirawu yino y'ijana irakora, mukayitinya mugira ngo iyi ni pirawu masara nyine. So ushaka kugura kamwe cyangwa 2 bitewe nuko hano nashyizemo 2 mu kilo.
ntago bigoye, biterwa nuko wumva uyishaka. Rero iyo imarije gushya gutyo gishyushye, kugira ngo udafatana, uhita ucishamo akuko hano cyangwa akamamiyo, ukacishamo ugishyushye kugira ngo use nk'usandaza hakirimo ubushyuhe. N'indi gukora. So rero ipirawu yanjye hano irahiye neza, irashyushye, yasandaye. Umva hano yishwanyaguza, no kwishwanyaguza niko bavuga, ihita mbese wirinda ko uyiretse gutyo ukayipfundikira yafatana, kandi ipirawu igomba kuba ari ikintu gitandukanye. Cishamo kuko yanahiye neza, hasi rwose ntabwo yashiriye. Hari abo usanga yashiriye hasi ukabona umuceri wo hasi ungana n'uwo hejuru. So njye nayitetse neza, ntabwo igeze ishirira, nayibaye hafi, isaba kuyiba hafi. Hano rero ngiye kurura ipirawu yanjye yahiye, ngiye kuyarura. Hanyuma nyuma yo kuyisandaza nayiretse ihoramo, hanyuma ngiye kuyarura. Rero ipirawu ntabwo bayirya ishyushye yaka umuriro, iyirya ihozemo. Hanyuma ngiye kurya ipirawu yawe. Hano rero ushatse warisha ibishyimbo, warisha icyo ushaka, wayirya yonyine. Ikiza cy'ipirawu abantu bakunda kurya umuceri wonyine, wayirya yonyine, iraryoha pe. Iyi ni yandirisha umuceri intoki, kwa kundi abasilamu barisha intoki, urabizi. Ipirawu y'abasilamu we, muzajye abantu mukunda kujya kuvumba ipirawu mubiveho, mureke mureke tujye twitekera ipirawu. Iyi ni ipirawu rero natetse, yahiye imeze neza, ndimo ndayarura kugira ngo nirye. Mfite abana bakunda ipirawu, n'iyi ngiyi barayikunda, bumva ari ipirawu rwose, si ngombwa gushyiramo inyama. Hano rero niba wumva udakunda guvanga ipirawu yawe n'inyama, iteke gutya, izi nyama uziteke ku ruhande, cyangwa se unazireke, si ngombwa, ushobora no kutazifite, ariko wikundira ipirawu uyirya mw'ubu buryo. Nk'ubu buryo ni uburyo bwo kuryamo ipirawu. Umva, mfite abana nabo barayirya pe, barayindiriye nayitetse. So ntabwo igoye rero, ibi ni ibintu byoroshye, n'umukozi yabikora, ntabwo biba bigoye, biroroshyemo. Yego. So rero ipirawu yanjye murabona irahari, ni nyinshi, ngiyi yahiye imeze neza. Iyi pirawu rero uko uzi ipirawu imeze ni nako n'iyi ngiyi, ni ukuri kw'Imana nta gihindukaho. Uzabikore uzambwira. Hagati aho rero mbibutse gukora subscribe. Abantu bashyashya mbize kuri channel, niba mubona wari utazi guteka ipirawu ukabona hari ikintu ngufashije, kora subscribe, nta kibazo, liking, sharing, unashyiraho comment umbwire. Hanyuma hano rero ushaka gushyiraho inyama ku ruhande zumutse zimeze gutya, byajyana. Udashaka kuziteka nka kuriya, wowe waziteka mu ipirawu inyama zawe, wazishyira ku ruhande. Ushobora no gusanzwe uzifite, so ugahita uzishyushya ukazirya, cyangwa se ushaka kuziteka ku ruhande kwashyira ku ipirawu. Murabona ko izi nazo zirashyushye, zirumutse, ukagirisha wa muceri. Ndabibatuye, iyi ni ipirawu we, umva. So rero niba nawe wakunda ipirawu ukaba utari uzi uko bayiteka, ndabikweretse. Nibaze yuko agatanga hari ikintu nkuyeho bijyanye n'ipirawu, kandi nawe ubwawe uzagerageza kujya uyikorera. Yes, uzagerageza kujya uyikorera ipirawu. Ipirawu ni nziza, ipirawu iraryoha, mugerageze kwikorera iyo pirawu namwe, kugira ngo mujye mwira ipirawu mwibereye mu rugo, mutagombeye kujya kuvumba ngasiramu ngo wafunga ngo kurumba ipirawu. Nta kidasanzwe, uzabikore gutyo uzangiye. Hano rero nifitiye na ka salade kanjye, ngewe nawe ubwo ko nirira neza nibereye mu rugo, nta bintu byinshi. Nifitiye ka salade kanjye ku ruhande, murabona ko birajyana, kandi mba niriye neza ibintu byoroheje. Salade hano ni salade y'ibitunguru na karoti, nawe nyanya na mayoneze. Ni salade yibere ku ruhande nk'ibi pirawu yanjye. Hano rero ni umuceri wanjye n'inyama yanjye, ni salade yanjye setu. Aba ndashoje. Ushobora kwirengerezaho agacyayi, akajuisi, icyo ushaka, cyangwa se ukanywa amazi uko ubishaka, nta birenze. Cyangwa se ukarya ipirawu yawe yonyine. Gusa nyine mba ndi kugira ngo mbereke ko ni ibintu bisanzwe. Igitunguru mu rugo ugiteka, ushobora kugura ijana, igitunguru cy'ijana. Hanyuma ugakora agasalade. Niyo wakoreye igitunguru na karoti gusa, ufite akavinegere cyangwa akadimu, warya salade, wumva mayoneze, mayoneze nayo wayikorera. Naberetse uko bayikora, umuntu utarabona uko bamukora mayoneze narebe mu mavideo yanjye ariko bakora mayoneze. Hanyuma azajya salade like this, yoroheje, salade itagoranye. Salade umwana wanjye mwabonye ko azi kuyikora imyaka 8. Ntabwo rero bigoye, ibintu ushobora gukora mu kanya gatoya, ni ibintu bitagoranye. Hanyuma rero ukishyiriraho n'akanyama kawe. Murabona akanyama kuyotse, karasa neza. Urabona ko ni ukuboneza. Ibi bintu ntabwo ari byiza pe, kandi bigoye.
ariko ushobora n'udushyimbo twumutse, udushyimbo twumutse ku ruhande rw'ipilawu narwo si ngombwa inyama utazifite rwose, nta byacitse, nta byacitse.